azifite ubwo yari yafashe supanete arazisiringira ku rugi ku buryo utakingura anyuzamo urugi rubarura undi we yakingishije supanete kugira ngo umugore we yere gusohoka biza kurangira yanka bayikubise ikiboko bayikubise ikiboko umugore yumva barayijyanye umugore baratabajije mu gutabaza rero hari abantu babonetse bagenda bakingurira wa mugore we bagiye kumukingurira nibwo yirukanse kuri yankaye mu kuyirukankaho yayifatiye hano ku Rubagabaga inka yafatiwe hano ngiriya n'umuguzi waruje kuyigura nawe arahari umugabo yakingiranye umugore we na supanete wa mbere ariko ngo ibintu byose ngo umutungo awunyaga ujyana ku mugore muto aje arankingirana arazirika arankingirana bazana n'intuza n'abantu inka barayitwara mu kugira ngo mpamagara abantu nahamagariye mu nzu ndabwejagura ndasakuza mbura uwantabara ariko umugabo akaba yarambwiye ngo azanyica namara kunyica ngo amanike hejuru ngo bavuge ngo niyahure amakuru nakibonyeho kandi ubuyobozi bw'umurenge buri kugikurikirana nta makimbirane ari yashobora ku bayimufatanye ngo yayigurishije ngo yayigurishije inka yayigurishije bita umugore watabiziho noneho bigeze aho nibwo umugabo ngo arasize amukingiranye arazirika inyuma urugi noneho amaze kuzirika urugi umugore aho buke mbese yumva muri ya mvura barayijyanye ariko umugabo none ubwo bigeze aho kubera ko atamutunze yaramutaye afite undi mugore ku ruhande ubwo bigeze aho barakurikira inka yafatiwe hano ngiriya n'umuguzi waruje kuyigura nawe arahari umugabo yakingiranye umugore we na supanete wa mbere ariko ngo ibintu byose ngo umutungo awunyaga ujyana ku mugore muto iwe ku iserire kuno ukinga uryamye we ipata yaziringurikijeho supanete amaze kuzingurizaho supanete umugore nangwa afata umuhoro ya supanete arayikeba yiruka ku nka ye ubwo inka bayimufatanye ngiyi hano ku Rubagabaga inka rero mwayizanye mu nteko inka iri hano ku Rubagabaga ni mu nteko ngiri ya inka y'umukara y'intuza y'inyana umugabo ararenganye harenganye umugore urabyumva harenganye umugore nawe ibyawe bigiye utabizi waburenganye kuko itungo ko ryari iryabo bombi kuki atamubwiye ngo bajye inama barigurishe ubwo si ubwa mbere wumvishe ibyo bintu iryo kosa si ubwo bwa mbere nawe uryumvishe ni ubusambo ni amakimbirane mu muryango ni amakimbirane kuko umugabo yazanye undi mugore aba ari kurengera nde wa wundi wa mbere n'imirima ngo baraburanye n'imanza ziri mu nkiko ariko noneho murenganura mugore mw'ababyeyi mwokagere Imana reka tuganire nk'abari bahari ibi bintu bisu byagenze gute hano tugeze tuganire umva rero ubu saizi turi hano ku Rubagabaga ariko hari amakimbirane y'umugore n'umugabo garahanga umugore n'umugabo umugabo yataye umugore we amaze kumuta afite urundi rugo saizi uwo mugabo yagiye yiba uwo mugore mukuru inka yari y'umugore we n'umugabo ariko umugabo yayibye ntago babikoze mu bwumvikane ntago twavuga ngo wenda umugabo nta ruhari yawe ufite icyo tumugaya cyo nuko yayibye bujura yaramutaye amaze kumuta iyo nka yari mu rugo rw'umugore mukuru ubwo rero kubera iyo nka iri mu rugo rw'umugore mukuru ntabwo uriya mugabo yakagombye kujya kuyiba yagiye umugabo arangije agaragara nk'uje mu rugo ageze mu rugo yasohotse amaze gusohoka akingirana umugore we amaze gukingirana umugore we biza kurangira yanka bayikubise ikiboko umugore yumva barayijyanye umugore baratabajije mu gutabaza rero hari abantu babonetse bagenda bakingurira wa mugore we bagiye kumukingurira nibwo yirukanse kuri yankaye mu kuyirukankaho yayifatiye hano ku Rubagabaga amaze kwifatira hano ku Rubagabaga nibwo umugabo nawe yarayishoreje umugabo bamwirutse bamufatira hejuru mu gashinge umugabo bamugaruye rero nibwo iyo nteko muri kubonera ahanga mutubwize ukuri niba umuntu azaba yigiye akantu bakaza umugabo akaza agasahurira kwa mucyo byo bintu biri kumvikana nge ijambo ryanjye ni iryo ariko abantu bati ni amakimbirane ashingiye ku mitungo akomoka kuri ubwo busoreke n'ubuhari
nyine ubundi atari yazana uwo mugore bari bafitanye amahoro. Ubundi uwo mugore yazanye yari umuntu w'umukozi wamuhingiraga, amaze kumuzana umukozi wamuhingiraga bakajya bajya guhinga, bamara kujya guhinga umugabo agakora ibye, birangiza birangiza amujyanye, yaramwubakiye kuko nta kibazo. Icyo tugaya uwo mugabo nuko ashaka kunonza urugo rwe rukuru arujyana ku mugore muto. Ngiye rwose ibyo ntubikurikirane nk'abantu mwaje ko tureba hanga. Ni umwana w'uwo mugabo. ariko ngo yamusifunyongeranye muri supanete ngo byagenze gute? Ubundi we yakingishije supanete kugira ngo umugore we yere gusohoka nyine inka. N'ibintu mwakiriye muke Ntago twabyakira ubu naho twe twamenyerezo byabyo ariko inka twayibonye kuko birababaje. Icyifuzo cyacu nuko tumugomba kuturenganura kuko dufite ibibazo. ubundi se ubushoreke n'ubuharike inaha byari bisanzwe? Ubushoreke n'ubuharike byo birasanzwe, ariko ibingibi byo kuvuga ngo umuntu ari gusahura ajyana kwa mukeba ntago ibi twatuberuka. Birarengereye. Ibi byo birarenze byo gukura inka mu kiraro umugore yarahiriye ukaza ukamukingirana, ubutashobora no kuzaza kumwica bavuga ngo nabandi bamwishe kandi ari umugabo wamwishe. Nawe reka igitekerezo ukurikiza kwabyumvise n'ibintu wumvise gute? Njyewe aho ndi dusa naho twegeranye. Ubwo ibintu byabo ni ibintu byatangiye akimara mbese gukungikana uwo mugore. Aratangira byatangiye abana bakomejwe, aravuga ngo umugore mukuru ntazi guteka, ngo ikirori bagitegurira kuri uwo mugore mutoya. Umugore arangije umukuru aravuga ati ko umugabo dufite abana batisimu aga nta kintu yitegura. Arangije avuga ati reka ngende njye guhaha utuntu, ababyeyi baraza bifashisha, ndimo kubona umugabo nta kintu yitayeho. Umugore yarabyutse ajya muri vunga, ageze mu rugo asanga za ncuke zari mu rugo nazo umugabo yazijyanye ku mugore mutoya ngo ajye kwigirayo ngo ukuntu umugore ngo azi guteka. Abana arabafata bagiye kunigana, bafata bagiye mu guhabwa batisimu barabaniganira, umwe ati vayo tujyana iwanjye. Ubwo ababyeyi bakurikiye hehe aho ikirori cyabereye, umubyeyi ajyana abana. Icyo gihe ndibuka ko umurenge wahamagaye umudugudu wari uhayoboye ati uwo mugore niyahura kubw'iyo mpamvu rwose ukwiriye kubikurikirana. Barabikurikirana. Ibyo ngibyo bivuyeho arakomeza, yari afite amasambu umugore mukuru ayakoramo, akajya aca ibitoki agacira hamwe, yamara kugwiza amafaranga akagurira wa mugore mutoya amasambu agenda agura. Nyuma noneho ababandi bayaguze bahita bemeza yuko ngo uwo mugore we mutoya ngo ari uyakodesha, ngo atigeze agurisha, ayo ayegukamo. Ubuyobozi bumusubiza amasambu 2 yonyine. None rero kubera twegeranye nta gitoki agica, nta kintu agica. Ubwo rero bibaye ninjoro inka ayikura mu kiraro. Yabaye ku munsi wa 3 inka araza ayikura mu kiraro ari ku manywa. Umugore aramubwira ati iyi nka uyijyanye he? Ngo aramubwira ngo yaragiye ngo kuyibanguriza. Ubwo umugore ati nsubiriza inka mu kiraro, inka bayisubizamo. Ubwo byabaye rero ninjoro inka ayikuramo arayijyana. Umugore ngo yakoze ku rugi, ubwo kubera imvura yari irimo kugwa twumva gutujwi turengera ntitumenye ibyari byo. Ngo akoze ku rugi asanga umugabo yadadiye yakinze, arashigeza urugi cyane, abona habonetsemo akanya afata umuhoro yari afite. Ubwo yari yafashe supanete arazisiringira ku rugi ku buryo utakingura, anyuzamo urugi ruba rurakingutse. Rumaze gukinguka rero asanga inka yayirenganye yayijyanye. Nibwo abaturage mbese bamutabaye, inka barakurikira kubera imvura yari yaguye, bahita babona ibirenge aho byagiye binyura, inka bayikurikira gutyo bayisanga hano. N'ibintu mwakiriye muke kubera twari dutegereje umwanzuro w'abayobozi, aribo twari dutegereje. Naho ubundi rwose uwo mugore afite ibibazo kuko mitiweli ni wibazwa, abamubwira yuko ngo umbereye mu mutungo kandi umutungo arawufatanyije. Iyo nka ntiyayahiriraga turahatuye, ahubwo yazaga mu rutoki akahira ubwatsi akabujyana ku mugore mutoya tureba n'amaso. Iyo nka ntiyayahiriraga. turukwibaza ubuharike n'ubushoreke inaha ngaha ni ikintu cyagisanzwe cyangwa ni bishya? We na n'ubu ntiyemera yuko afite undi mugore, arahakana yuko nta mugore afite, umugore wari uwo mukuru gusa. Inaha ubuharike n'ubushoreke burasanzwe? Burahari rwose, ntago ari uwo wenyine, burahari, ariko we bimaze kurenga amaraso. Mwaraharitswe benshi gira no tuganire. Inaha ubuharike n'ubushoreke ni ibintu bihari? Ni ibintu inaha byeze muri Ngororero bireze,
ubu umugore mukuru nta jambo akigira muri Ngororero, umugore mutoya niwe ufite ijambo. Umuntu ari kwigerera ku bintu akabishaka, yamara kubigwiza umugabo yamara kurenga akizana undi. Nabakiza huriya n'uwo muhungu wacu inzi byabo baraburanye, baburana hasi mu mudugudu, baburana mu kagari, baburana ku murenge, baburana i Nyarusagara y'urukiko rukuru. Baburanye umugabo wamanje kuburana mu kagari atsemba ko nta mugore wa kabiri agira. Barandika baburana avuga ko nta mugore wa kabiri atunze. Yarakintwaye. Ubwo woya narorere ndakifasha ntabwo murakenyaka. Ndabikunda. Noneho ubwo baburanye mu kagari umugore aramutsinda. Aburana mu kagari avuga ko nta mugore wa kabiri agira. Aratsemba. Bajya kuburana mu bunzi mu kagari. Umugabo aratsemba. Bajya kuburana ku murenge. Umugabo aratsemba. Umugore abonye binaniranye kuko yagenda gasoka ahara amafaranga kugira ngo umugore atsindwe ku murenge ho ntago baburanye kubera ko yari afitemo umwambari we ukora muri ugo rukiko rw'umurenge. Ndi kuvuga ibyo nasubiramo imbere y'uhoraho n'imbere y'ibendera nari hagaraho ngewe. Byo ndi kuvuga n'abaturage babinyamuzeho ngewe. Ubwo yamaze kubikora gutyo abonye ku murenge bataruciye yamuguririye n'abatanga buhamya yabajyanye bagiye gutanga ubuhamya bw'ibyo bazi ntibababaza. Umugore ati shinshizwe ngiye kuburana i Nyarusagara y'urukiko rukuru ruri. Baragiye baraburanye. Umugore avugura avoka kubera ko adashoboye kuburana. Aguze avoka baragenda baraburana. Umuza bavoka ukondo bahangana. Barahanganye baraburanye. Umugabo aratsindwa. Atsemba ko nta mugore wa kabiri agira. Barabategeka ngo genda ubwo nta mugore wa kabiri ufite ibyawe nawe wamusahuraga ugende mu bisangire ku neza mutuze ntibizongere kubaho ukundi. Baranditse nkiko baramuhamagaje umugabo arasinya. Baraje. Igihe kigiye kugera cyo kugira ngo bazaze kumuhesha imirimo ye yatsindiye indi ariko yaragiye ayibwika atarayimwanditseho yaragiye yandika ku mugore muto. Kuyihisha mumbaza n'izina ndanarivuga ngiye ryanjye. Ubwo yarayibwitse ya mirima baraje umuhesha w'inkiko yatsindiye aja kuyimuhesha ni nuwaha muri Vunga. Barayimuhaye natwe inteko ihari barabasinyisha ko bajya mu rugo bakungurana ibitekerezo bagahuza ubumwe ibyabo bakabijya nta muntu bahagazeho nta hantu bari kubinyagira handi yemeza hari. Ubwo ngaya makuru ngiye natanga ngarukiye aho ngaho kuvuga menshi siko kuyameza. Ubushoreke bamwe barabufite n'ubuharike nabwo burahari. Ntabwo nabihisha. Murakoze muranyibukije mwabavandimwe. Ubundi uriya mugabo yaramubwiye na ndetse nibagiwe n'ikindi hanyuma kuvuga menshi hari igihe uteshukwa ugacikwa. Yingo yaravuze ngo weho nzakubabaza ngo mu kukubabaza kwawe nzagura ikiziriko mu isoko ngo noneho ngo nkikuzirike nimara kukiguzirika ngo bazagira ngo nagahinda wiyahuje ngo bakumanike. Ayo makuru ntanze ngewe muyambaze nishaka nzayahanirwa imbere y'amategeko nishaka nzafungwa ngewe ndabivuze. Byavuze umugabo ngo azica umugore we ababiri umukuru n'uyu urambaza tweba twarumiwe nta kintu twabikoraho twumva abayobozi ari barenganurira mudamu. Ngewe numva barenganurira mugore mukuru ku giti cyanjye n'abandi bonde bavuge ntabwo ni ngewe Mukasine Terezia ugomba kuvuga ngenyine. Niyo yavuye mu mutungo uriya mugore bombi bayifatanyije ariko nibye siko yasezeranye bwemo n'amategeko se uragira ngo mvuge ngo iki nyine mwamwe murebe ukuntu mwabigira muri abantu b'abanyamakuru. Ndagijimana Yozefu akagari ka Binana umurenge wa Matyazo
mudugudu wa Kaseke. bimeze gute rero yoza Ukuntu bimeze rero abangaba nabo muri Kavumu sinturanye nabo, sinamenya imvu n'imvano, imibereho yabo sinayimenya, ahubwo nuko nababoneye hehe hano ku Rubagabaga. Natangiye kubona umugabo nimugoroba nko mu masaa 10 ari kugurisha witwa Ncunguzi inka, yamubariye amafaranga ndi kureba imbona nkubone n'amaso yanjye, yamwishyuye rwose n'amaso yanjye. Aragiye mu rukerera bwari bwakeye, byari nka saa 12 byibuze na 20, inka baba barayizanye irananirwa, ntimuyishyire hariya ku mbuga imanzi iruhuke ku mbuga iwanjye. Numvaga mubwira ngo kuko bagiye kwandika ntari nibere mu rugo, numvaga bitsa miliyoni, ariko aravuga nkumva yitsa nka masiganwa ry'itanu, ubwo no kuvuga ngo yamuhaye 850. Cyari byo byose. ubwo amakuru mumenye gute muri Amakuru rero tumenye baraje bati yankangiye, ninjye wari uhari yariri iwanjye, bati yankangiye ntinibite, bati inka yibwe. Nyamara inka niyibwe, inka zamwe ngo Ncunguzi yayibye, baranahamagara hirya no hino. Ncunguzi niwe mugabo w'umugore cyangwa Ncunguzi ni uwo muguzi wayiguze, ngo ni Ncunguzi wayibye, ngo ngiye yayisize hano kwa Yozefu. Nabwo ntese ndiba, Ncunguzi nawe ntiyibye, yaguze nzi ko yishyuye, yaguze. Baratanye ngo Ncunguzi ari he, agannye ruguriye, none yayigurishijwe nande, ni Rwera Inyange, kuko nubwo ntegeranye nawe ariko ndamuzi hano ku isoko, ndamuzi. Ni Rwera Inyange wayizanye. Noneho nyuma bagumye kujya mu bintu by'amakimbirane byo bakabisobanura, kuko nakubwiye kuko ntaturanye nabo, basobanura amakimbirane bafitanye. Yahubwo inama nabagire, nababwire umuntu rero nimushaka Rwera Inyange, niba umugore atashaka ko nkiva mu rugo, noneho mufaka amafaranga ya Ncunguzi muyamusubize, kuko ntarabura amafaranga ye. None inka yanyu muyisubirane mu rugo, cyangwa se wowe wa mugore we Rwera Inyange ugende wumvikane n'umugore wawe, niba ari ikigabane ku iyo nka muyigabane. Niwo mwanzuro nabahaye, mugende muyigabane. Rwera Inyange ati ngewe nari nayigurishije ngo ngiye kuguramo intoya ibyara, yazabyara andi tuyagabane. Ntigende ujya inama n'umugore wawe rero, kugeza ku isaha niba bagiye inama, niba batagiye inama ntabyo nzi. ariko abantu bati Rwera Inyange yabeshaga yarayitwaye kuko yitwaye yishafungirana n'umugore, nta makuru babimenye. Ibyo gufungirana n'umugore n'abagore bubu barabeshya, baragereka cyane. Mbabarira nyine, uravuga ibyawe we mvugiramo. Abagore bubu baragereka, basigaye bagereka, bari kujya kwiha amazu, bagatabagabo bakajya kwiha amazu, bakagira bate. Abagore bubu ngo baragereka, bo mugese atari bo bari kumwe na Rwera Inyange, ahubwo bajye bavugisha ukuri. kare nukora amakuru nakibonyeho, kandi ubuyobozi bw'umurenge buri kugikurikirana. Yego. ni amakimbirane ariyo ashobora kubonerwa ibisubizo, kuko nta kigoranye kirimo. Nta kigoranye kirimo, biraza gukemuka. Iyo abantu batumvikana ku micungire y'umutungo, hakurikizwa amategeko kandi bigakorwa neza, ku buryo buri wese anyurwa n'imyanzuro iba igomba kuva mu mikirize y'ikibazo runaka. Yego.